niyaza kuba yaratinya abami bo mwisi ntiyari kwemera kujya mu rwobo rw'intare. Ngo ari kuri ncakura ngo ubwo bwenge bukura he? Ngo cyangwa uri muri bamwe basengera mu butayu. Ndamubwira na Yesu Kristo umwana w'Imana yararagayo, yajyaga gusengerayo nkanswe ngewe ngo ye gusengera mu butayu nanjye ntiyego. Arambwira ngo ndavuze ngo guhera uyu munsi ntuzongera kugaruka hano kuri urusengero, ngo ndabivuze kabiri ntuzongera kugaruka, ngo ndabivuze ngo ntuzongera kugaruka kuri urusengero gatatu. Ndamubwira niyo ni pastor ni kibi nuko wamboni wawe, n'umunsi wambonye wawe uzafata ipanga uhere kuri uyu mutwe wanjye ucocagure utemagura ugeze ku birenge, n'Uwiteka Imana yera yo mu ijuru namenye ntizigere kubaza n'igitonyanga cy'amaraso yanjye ntari kwahaho. Nta n'inzu ya Dawe uri mu ijuru, aha nzahaza, aha nzahagaruka 1 2 3 4 5 6 7 naho nzahagaruka. Arambwira ngo nashaka kumenya ko ukomereye mu byo wizeye, ngo ariko ngo ndumva uhagaze neza mu mwuka. Nuko arangije amereza ijambo, amereza inkuru za Dawidi na Natani. Abeshi murarizi iriya jambo buryo Natani Imana yamutumye kuri Dawidi yasambanyije muka Uriya akicisha Uriya, n'umugani yamuciriye ibyo mutunzi n'agatama. Noneho ndamubwira ni rero pasiteri, abanyabwoba bose bitwaza uyu mugani, ariko iri jambo si cyo rigendereye. Cyari rigendereye kumvisha Dawidi icyaha yakoze uburemere bwacyo n'igihano bigendanye. Urupfu Uriya yapfuye na Dawidi yarakwiriye kurupfa, ingoma igahabwa Uriya, kuko nawe yarakwiriye kwamburwa ibyo afite bigahabwa umukiranutsi. Nuko mugihe twe turi kuvuga ibyo, umugore muhanuzi abakomanze ku rugi, ati riziki nanjye ni Karame, ati sohoka nkubwire. Pasiteri atamushaka mwese muramubona nyuma y'amateraniro. Umugore aramubwira ngo pasiteri, nagize ibyago napfushije, none mumpereza agakadona mutegure nkamuhereze, asohokana isakoshi nkamushyiriremo nigendere njye gutabara. Pasiteri abyumvise ati sohokana isakoshi bayiguhereza. Mu gusohoka umugore afata ukuboko anjyana hirya, nuko hegereye mu hafi y'amatuwarete, anyereka ibiganza ati do tireba ku maguru, ati reba imyenda nambaye. Arambwira ngo ndi umusirimu sinahangara kuza ku nzu y'Imana sagurike. Arambwira ngo rero ijwi ry'Imana, Imana hereye kare inzanira n'iyerekwa ryawe, ihereye kare imbwirira ko ugiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Uriya muri kumwe muri biro mwari muri kumwe ni Yuda umwe wagambaniye Yesu Kristo. Arambwira ngo yaguhamagarije polisi, Imana yayiyobeshe. Irambwira ngo ati rero muri kumwe muri biro ntiyakwisa igicucu injiji, igicucu injiji igishegabo n'igishuba ziko n'ikigoryi ntiyego. Nari ndi kumwe nawe ntihoya. Ntiyaguhaye inkuru za Daniel muri Bibiliya ntiyego. Nari ndi kumwe nawe ntihoya. Ntiyaguhaye inkuru za Dawidi na Natani ntiyego. Nari ndi kumwe nawe ntihoya. Ani dore rero yahamagaje polisi, yaguhimbiye dosiye ikomeye, dore yagukingurije gereza. Arambwira ati ugiye kubazwa ibibazo udashoboye no gusubiza, utazi n'imvu n'imvano zabyo, nduzashobora kubyisobanura, uzicwa urupfu rw'agashinyaguro. Arambwira ngo dore polisi Imana yayiyobeje ibajyana Mukove. Ati dore ku Mukove bahavuye irongera abayobya ibajyana Katabaro. Ariko ubu ngubu niba ari bwongera kweba, kuko ubu ngubu turi kuvugana ari kubayobora neza, bagiye guhinkoza ha mukanya. Ati mukanya gato urabona bahingutsa. Arambwira ati niba ushaka no kunyara winyarete togatsindwe kizwa n'amaguru urapfuye. Umugore yahise asimbuka ariruka, umva ko ntazi kwiruka ye baba we. Nahise nzamura ingutiya ndirukanka, ngeze mu manda wa kaburimbo mbonye akamoto, ni marayika wari ukazanye. Nahise mbamba umumotari murembuza ahitaza, duhita ducaho, ndamubwira nihute dukomereze ko Nyabugogo, dore ko ibyanjye ahanini n'abamotari, intambara zanjye ziba zirimo n'abamotari. Nuko twageze Nyabugogo rero, mu kuva kuri moto arambwira ngo ndamubaza ninda kwishyura ngahe. Arambwira ngo umva mere wanjye ngo naho wakwigendera nta kibazo. Arambwira ngo nyihera aho ngaho 500 ngo ndabona uri umuntu w'Imana. Ni nayo nari ifite imbere n'inyuma mu isakoshi, mu gufungura isakoshi ngo nyamuhe, umujura baraje amshikuje telefone abarirukanze. Mu kugenda rero aciye muri amakwasteri mu mamodoka ya Nyabugogo, nasigaye nivovotera Imana, nishyura umumotari ariko nsigara nivovotana Imana. Nzajya ngukorera wowe umembe ibibi gusa nta cyiza. Mugena nari ndi kwivovota ariko nibuka naho nagombaga kujya kubwiriza, ariko kuko nta bundi bushobozi nari mfite, nuko nahisemo kwitahira.
ariko ntambabaye. Nkigera mu marembo yo mu rugo rero sanga umukecuru waturutse Muhanga ari kumwe n'abasore babiri bantegereje, sinari mbazi nabo ntibari banzi, ariko ngo bari bazanywe Imana yari yaciye kuri uwo mukecuru, ari marayika w'Imana wabashoreye, bagera mu rugo bicarira ku ibaraza. Ngihinguka mu marembo umukecuru ahaguruka ati, Imana uri rudasumbwa, Uwiteka we uri igitare cyanjye, utetse ijabiro. Imana iravuga ngo ni ukuri ntabwo wambeshye, uwantumyeho n'uyu, imyambarire, isura, indeshyo, ingano, aravuga ngo n'uyu ntabwo wambeshye. Aza kumobera yishimye, muri kwa guhoberana bayuzuye umwuka wera, ubuhanuzi buramanuka, Imana iruruka ivugana natwe. Ati ndi Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'abasogokuruza bawe Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana irambwira ngo mwana wanjye wanejeje uyu munsi, irambwira ngo natumye abahanuzi benshi barandenguha, ngo ariko wowe wagiye umfatira kirake bw'umugara uragikacira, ndi mwijuru ndaseka. Irambwira ngo nasetse, ngo nakwishimiye, ngo n'abamarayika bari kukurunguruka. Bene data, wenda akantu navuga aha ngaha, titire ufite, icyubahiro ufite ntacyo bivuze imbere y'Imana niba udakiranuka. Abasambanya inshuro nyinshi, abantu bakunda gusambana, Imana ibita imbwa. Ariyo mpamvu yambwiye ngo wafate kirake bw'umugara, ngo ndi mwijuru ndaseka. Irambwira ngo reka nongere ngusekere, nuko ajya mu mwuka nyine wo guseka. Imana irangije irambwira ngo wibabazwa na telefone yawe nayikubikiye. Imana irambwira ngo ngwaye akakonje k'ibyumweru 2, ntuzagira aho ujya, ntuzajye kubwiriza, ntuzajye gusenga. Irambwira ngo nakaruhuko, ngo kuko sinezezwa n'ibitambo kuruta umuntu unyumvira. Irambwira ngo naho wamara ibyumweru 2 ubwiriza cyangwa wiyirije ubusa, irambwira ngo uyu munsi wonyine uranejeje kuruta igihe wafata uri gusenga. Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye wigira ikibazo cy'ibyo kurya, nzi ibyo ukunda, akira ibyo kurya, akira ibyo kunywa. Nuko irangije irambwira ngo ndi Uwiteka, dore wagukingurije urugi rwa gereza. Ariko irambwira ngo ndahiye kwera kwanjye, sintuma rura rugi barwegekaho warukinguje atagiye kurungurukayo. Irambwira ngo ndakurahiye, humura, shyitse umutima mu nda. Yambwiye ibintu byinshi, irambwira ngo ntabwo nzigera n'umukandagira no ku marembo ya gereza. Imana imaze kumbwira gutyo, ako kanya Imana irambwira ngo mwana wanjye nguhaye umugisha. Imbwira byinshi niriwe mvuga aka kanya, n'ababani bahereza umugisha twari turi kumwe, kuko bari bumviye umwuka w'Imana. Nuko birangije rero mu kubusezeranaho mbasezera ngira ngo mbaherekeze, baravuga ngo wibagiwe ko Imana yavuze ko utemewe kurenga aha hantu, kuko Imana yari yambwiye ngo ntuzagire naho ujya, uzagumaha, uzajya ukaraba, wambare, wisige, urye, unywe, ubujijwe kuva aha hantu. Nuko noneho ngo namaze kuhava, imodoka polisi bahageze wa mugore bari bamujyanye muri biro, umwe mu diyakoni. Pasiteri akibona abapolisi yapresenta ko abandi bari bagize ihungabana, babakasorinze batashye, uwo mugore wagize ihungabana rikomeye. Nuko ubwo bashatse riziki barambuze, basabye umuntu ufite nimero yanjye, batanze itangazo mu rusengero, uyifite arayitanga, bacishijemo basanga yabaye nimero compose. Bene data, burya hari naho Imana ica mu bajura, Imana igatabara umuntu. Ni ukuri sinari kugira imbaraga zo kwijugunyira telefone, ariko urumva icyo gihe n'abajura nabo Imana arabakoresheje, baba abakozi bayo barayinyambura, mujura arayinyiba. Nuko ibaye compose, bafata gahunda yo gufata ibyumweru 2, ngo iyo telefone bambe batanga nimero yanjye mu midugudu, bazahamfatire neza nihuse. Ariko hazamo n'abapolisi karere, Imana ibaha umugisha, baje mu buryo bwo kureba ibyahabereye, kuhaneka koko niba ibyo babwiwe ari ukuri. Noneho rero mu butasi bwahakorewe icyo gihe, bamwe ngo bakagera abagore ati hano mwagize ibihe byiza, abagore ati ceceka si ibihe twagize, hano haje umukozi Imana, Imana imumugisha. Ati rwose twari tumaze igihe mu rungabangabo bavuga ko pasiteri asambana tugahakana. Yego bamwe twajyaga tubona utuntu tw'utumenyetso, ariko nuko Imana yamugaragaje, yamushyize ku karubanda we nihabara rye. Noneho polisi bakajijisha, ariko twumvishe ko uwo mukozi Imana yasengeye abarwayi b'ibicuri bagakira. Ati hoya, yasengeye abihana ibyaha arangije arigendera. Ubwo urumva amakuru bajyanye yizewe nayo bakoye mu bakristo. Noneho nyuma y'ibyo haciyemo icyumweru kimwe, icyumweru cya kabiri nibwo ubuyobozi bwaje gutungura
ya paruwasi baza gukora ibintu byo gukontorora wa mupasiteri bamutunguye, aza kuburirwaho amafaranga agera muri miliyoni 7. Ubwo bahise bamuhamagariza ubuyobozi bwa leta kuko ayo mafaranga mu kuyakana kandi imibare byose bimufata, pasiteri nawe ajya gufungwa. Abantanze kujya kurunguruka muri gereza aho yashakaga konge. Ya dosiye yanjye bibuze gisunika. Nuko ahantu rero Imana itangarije, icyumweru cya kabiri cyararangiye, haza umwe gutya mu bapasiteri wo mu ntara mu gice cy'amajyaruguru yiyiziye muri business, izahura n'umukozi w'Imana muvuga butumwa, barasuzanya bamvugaho, bavuga ukuntu bateguye igiterane bakanshaka bakambura, ariko ntago cyari kiraba kandi abakristo banshaka, barahamagaye n'ubundi biranga. Wa muvuga butumwa aravuga atahatuye ndahazi, bituma baza kundeba, tubwara umukobwa wasanga yararwaye mu nzu, yaraheze mu nzu, reka tujye kureba. Bageze mu rugo basanga ndahari, ndabakiriye bene data, bambaza impamvu ntari kuri rezo, mbaho ubuhamya, bituma umwe yari afite telefone ebyiri amereza imwe, aravuga tukava kuri rezo. Nuko ikimenyetso cy'uko ivuga butumwa ryaye cyari rirangiye, bambe konje yanjye yari irangiye. Cyakoze bene data, muri iyo minsi ibyo byumweru 2 Imana yari yampaye, nkuko yari yambwiye ngo akera ibyo kurya, yateje abantu kunshaka, bari banzi n'abatanzi, harimo ngo nabo nasengeraga simbizi. Nuko urahamagara bambura, tubwara umukobwa wabona yararembeye mu nzu, wabona riziki yaragize ikibazo, bamwe bakajya guhaha Nyabugogo. Icyo gihe naratuwe, ngira ngo simperuka guturwa nk'icyo gihe. Habaye agashya, abaturanyi Riziki kutajya mwivuga butumwa, bamwe tubwa buri Riziki wasanga yarananiwe, yararembye, ati tugufasha iki, tugukorera iki. Bese muri ibyo byumweru 2 Imana yankoreye aga surprise ranetesha pe. Nuko ndashimira Imana. Uwo mupasiteri nawe yafunzwe nk'agahe nk'ukwezi gutyo, yari yagiye kurunguruka si ugufungwa, nyuma yazo baza kumufungura. Ndashimira Imana. Sawa rero, ariko twigaruke kuri rya jambo ngo abantu bakabije kuba beshi. Ikibazo si uko insengero zitubatse neza, ikibazo ubwo ni insengero zo mu mwuka, ni insengero abantu bakabije kuba benshi, ab'Imana ishaka ntiri kubabona. Nuko uramenye utazasigara, Imana nuko uri muri bake mu ngabo 300 Imana iri kwemera. Waranire kubamo ku buryo wazatabarukana na Kristo amahoro, na ukanesha Yesu ukazasoza urugamba amahoro. Ariko utaguye mu nzira, utaguye ku kagezi, udasigaye kuri aka kagezi ka corona, wenda muri iyi minsi Imana iri gupimiramo n'abakristo ngo uhasigare uhagwe. Siho honyine, ni ukuri ibyiza biracyaza, n'ibibi biracyaza, kuko tukiri mu isi kugeza igihe Yesu azagarukira. Uhore mwiteguye muri maso kugaruka kwa Yesu. Murakoze. Imana igushoboze kuba mu mubare mutoya, Imana yishimira. Muraho yemwe, muraho bene data, mugira amahoro. Reka dusenge. Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, turinde kuba mu mubare nyamwinshi mu gihogere cy'abantu benshi kandi utishimira. Dushoboze kuba mu mubare muto nkuko Yesu wirirwanaga n'abantu benshi, ariko mu gutaha ugatahana n'abigishwa 12 kandi habonetse 5,000 binarenga by'abantu. Ariko dushoboze kuba mu mubare wishimira, kandi abantu benshi bari kujabagiza amazi urimo inkimbwa, bari gukora ibyaha ngana ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubahe kugarura imitima, bave muri rubanda nyamwinshi, bave mu kwirara, bashaka ubwami bw'Imana, abazi uko biboneye, bambara ubusa ngo Imana ntibireba, bakabajabagiza amazi urimo inkimbwa. Ubahe kwisubiraho, abakobwa babaye ibirara, abasore, abagabo, ubashoboze kwita ku iherezo ryabo kuruta ibindi byose bari gushaka. Urakoze kunyumva, ngahurushaho kweza umugeni wawe no kumutunganya kugeza igihe uzagarukira. Urakoze Mwami Yesu ko wanyumvise, tubisabye Data wera wo mu ijuru, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Muraho yemwe.